Urubyiruko rw'Abanyamulenge ruri mu mahanga, iki nicyo gihe ngo igihe cyanyu mugikoreshe neza. Muraho neza nshuti bavandimwe, nshuti za Bibogobogo TV, turabasuje mwese aho muherereye imigabane itandukanye. Nyuma yo twari tumaze iminsi tutagira icyo tubategurira cyangwa se icyo tubagezaho, uyu munsi twagarutse tubaye kaze kugira ngo turusheho gukomeza kubana namwe. Rero turabasaba kugira ngo batarakora subscribe, nyamuneka turabasaba kugira ngo muzakore subscribe kugira ngo muzajye mukomeza mubone ibyiza tubategurira, kandi mujya mukora comment na like kugira ngo byibuze tumenye ibyo twakosora. Murakoze, Imana ibamugisha. Urubyiruko nizo mbaraga z'iki gihe tugezemo, kandi n'umutima utera w'ejo hazaza. Mu mateka y'Abanyamulenge, urubyiruko rwahoranye inshingano idasanzwe. Muri zo harimo kurengera umuryango, gusigasira umuco no kurwana intambara yo kurwanya umwanzi wazaga ashaka kubambura ubuzima, ndetse niyo mpamvu ndetse niyo kubaho neza. Uyu munsi urugamba rurahindutse, intwaro si imbunda cyangwa inkota gusa, ahubwo n'ubwenge, no gushaka ubumenyi, ubumwe n'indangagaciro zidashobora gusenywa. Urubyiruko rw'Abanyamulenge ruri mu mahanga, iki nicyo gihe ngo igihe cyanyu mugikoreshe neza. Muri izo inshingano ya mbere ni ugusigasira umuco n'indangagaciro. Urubyiruko rufite inshingano yo kuba abasangizi b'umuco, rwiga gukomeza no kurinda indangagaciro z'Abanyamulenge: ubupfura, kwiyubaha, ubumwe n'ukuri. Kuko ejo hazaza hatagira umuco, habyara ejo hazaza hatagira icyerekezo. Iyo urubyiruko rwirengagije inkomoko n'imizi yarwo, ruba rwemeye kuba igiti cyahuhwa n'umuyaga. Inshingano ya kabiri ni ukurengera umuryango n'ubwoko. Abakurambere bavugaga ko umuryango ari inkingi y'inzu. Urubyiruko rugomba kuba nk'ibiti bishya byiyongera mu ishyamba, rugafata iya mbere mu kurengera ababyeyi, kurinda umuryango no kubaka isano y'ubwuzuzanye hagati y'imiryango n'isoko ejo hazaza. Urubyiruko rutagira ishyaka ryo kurengera ubwoko bwarwo ruba rwataye umurongo w'amateka. Inshingano ya gatatu ni ugushaka ubumenyi n'ubwenge. Mu gihe intambara y'amasasu iri hafi kurangira, intambara y'ubwenge no gushaka ubumenyi niyo itangiye. Urubyiruko rugomba guharanira kwiga, guhanga ibishya no kubaka ubumenyi bujyanye n'isi aho igeze. Ubumenyi ni intwaro y'ukuri, ni urumuri rucana mu mwijima w'ubwigunge. Uruhare rw'urubyiruko si ugusubira inyuma mu gucunga ibyo twasigiwe gusa, ni ugutegura no gutera imbere, tugahanga ibishya bizatunga abacu n'abazadukomokaho. Inshingano ya kane, kubaka intwari z'amahoro n'ubwiyunge. Urubyiruko tugomba kuba intwari z'amahoro. Urubyiruko rugomba guharanira amahoro akomoka ku bumwe, ku gutsinda umwanzi n'inzigo no gutanga imbabazi. Urubyiruko rufite inshingano yo kurwanya urwango, gukumira amacakubiri no kuzana urumuri ahari umwijima. Uruhare rwa buri musore n'umukobwa ni nk'urumuri rw'itiyo rucanye. Iyo rumurikiye abandi, ruba rugaragaza inzira y'ubuzima. Inshingano ya gatanu ni ukwizigamira no kubaka ubukungu. Erega burya umuryango wubakwa n'imirimo y'abakiri bato. Urubyiruko tugomba kwinjira mu bucuruzi, mu buhinzi n'ubworozi no mu mishinga mishya itanga akazi. Abasore n'abakobwa b'Abanyamulenge bagomba kumenya ko ejo hazaza h'Umurenge twizigamira uyu munsi, kuko nitwe b'ejo bazayubaka, si ku byo dutakaza cyangwa dusesagura. Ubukungu bukomeye butangwa n'intoki z'urubyiruko zikora umurimo w'icyubahiro. Urubyiruko rw'Abanyamulenge, mwebwe muri amaraso mashya, muri inkuta z'ejo hazaza, muri urumuri ruzasimbura umwijima. Ntimukibagirwe inshingano zanyu: gusigasira umuco, kurengera umuryango, gushaka ubumenyi, kubaka amahoro, kandi gutunga ejo hazaza. Kuko igihe kizagera, amateka azabaza ati urubyiruko rw'Abanyamulenge